igishyingirwa. Ariko mpana nabyo ngerageza kubijera uko nari nshoboye, kandi Imana iramfasha iranshoboza. umara umwaka nta umwaka urashira Ni ukuri kw'Imana ku buryo njyewe nahise nkonfirma, nababwiye ko kera mama njyaga ambwira ko ndi mubi. Nahise nkonfirma ko ndi mubi, niba nshobora kubana n'umugabo igihe kingana gutyo atarwaye ntarwaye. Amakuru y'uyu mugore yamaze kuba yajya hanze, aho ari gutakamba asaba leta ndetse n'amategeko yamutandukanyije n'umugabo we, umugore wari umaze imyaka 8 yubatse urugo, akaba yambuwe abana, agahabwa amafaranga 150,000 gusa, kandi ari umugore ufite isezerano. Banyarwandakazi, uyu mugore mwamumenye aho yaje akora ikiganiro ku Rugendo TV avuga ko mama wiwe umubyara amuca inyuma n'umugabo we. Ubwo uri kumva umukwe na nyirabukwe barisayidira. Uyu mugore byatangiye ubundi bamaze kubyara, ngo umugabo wiwe yatangiye kugira indi mico, ngo kuva babyara imyaka 8 irihirika batari bwabane mu buriri, umwe afite icyumba cye n'undi akagira icye. Inkuru akomeza ayitubarira atubwira ko nyina yaje kuza aje kuhaba, none bagatangira kuzajya barwanira umugabo. Hari ibintu tuvuga mukagira ngo ni ukubeshya, ariko ni ko inkuru imeze. Uyu mugore agategura ifunguro ry'umugabo we, mama we nawe agategura ifunguro ry'umukwe we. Bose sasa bakagiganira ku meza, bakavuga ati urarya ibi ngibi, undi nawe akavuga ati urarya ibi ngibi. Ibintu byakomeje gukomera, uyu mugore biramusaza, aza kurambirwa ageraho n'aho arwara. Uri kumva byakomezaga kugenda bikomera cyane, uyu mugore akazajya arwana n'umugabo, dore ko yivugiye ko yigize no kumukubita, arara mu bitaro, ntihagira umuntu n'umwe uza kumusura. Habe na nyina ngaramuhamagara ngamubaza uti mwana wanjye waraye he, ese uri hehe, ese umeze neza. Hari ibintu byateye muri iyi minsi biteye ubwoba cyane, ibintu bibabaje biteye inkeke. Uyu mugore rero twaje kumenya andi makuru ko yaje kuba yasimbukira mu gihugu cya Tanzania, aza kuba yahamenyanira n'umuhungu. Uyu muhungu akaba ari umuhungu w'umuhanzi, bazi kuba bakundanaho gatoya. Yatangaje ko yahamaze iminsi 10 bamenyana n'uyu musore, akazajya amuhamagara akamwandikira message, akamwitaho muri makeya nk'umuntu wari usonzeye urukundo yabonye umuntu urumuha. Umugore yitwa Isimbi, uyu mugore turi kuvuga yitwa Isimbi. Uyu Isimbi Gloria byakomeje kumuza mu mutwe, atangira nawe kwisanga yakunze wa muhungu. Niko kuza rero kuba baganira n'uyu musore wo muri Tanzania w'umuhanzi, aramubwira ngo idini ryanjye ntabwo ryemera kuba nakora divorce, cyangwa se kubana n'umuntu uri buze gukora divorce. Ariko ngo yaragiye bamarana icyumweru cyose muri Tanzania. Ariko andi makuru akavugwa ko
uyu mugore yibye ibihumbi 29 by'amadolari, yongera yiba ibihumbi 9 by'amadolari abyibye kampani yakoreragamo yari iya mukuru we ngo kwa nyina wabo muri kampani ya Mashariki. Baza kumurega ndetse baramureze, uyu mugore afungwaho ibyumweru 2. Mw'abantu mwe, hari abantu bahura n'ibibazo ukagira ngo isi yaraje irababwira ati mugomba kwikorera bino bintu byose n'iby'abandi mukabyikorera. Uyu mugore rero yaje kuba yasobanura buryo ki aya mafaranga yagiye abura n'impamvu bari kumushinja ko amafaranga yayatwaye. Umugore yagize atya rero baratubwiye ngo muri makeya abari kuvuga ko ibyo bihumbi 23 n'ibyo bihumbi 9 nabitwaye umugabo wanjye, ibyo byose ukuri pe. Reka mbabwire uko byagenze. Ubundi uyu mugore yari afite abantu hanze muri Canada, ariko nawe akaba ashaka kuzajya muri Canada agiye kwiga masters. Gusa ibyo kwiga masters ngo biba bigoye cyane ko wabona buryo ki ubonamo ibyangombwa nibura utagaragaza yuko ufite amafaranga ahagije kuri konte, cyangwa se konte yawe iriho amadolari akora. Niko kuba yari afite umuntu muri Canada wamwohererezaga amafaranga, akaba ari nawe wamwohereje ibyo bihumbi 23, hakaza kuba havamo ibihumbi 9. Muri ibyo bihumbi 23 by'amadolari birenga miliyoni 25 z'amanyarwanda, havuyemo miliyoni zirenga 13 z'amanyarwanda. Uyu mugore akaba ariyo yafungiwe. Yakomeje rero agira ati bitewe nuko uyu mugabo yambwiraga ko byashoboka ko nagenda nkafungura konte nkazajya nshyiraho ayo mafaranga akongera akavaho nkongera nkanyasubizaho, byari bworohe kugira ngo Canada ibe yamuhereza akaviza ajye kwiga. Rero ayo mafaranga umugabo we yamenye ko hari umuntu umuhereza amafaranga, ndetse no muri kampani yakoragamo iyi ya Mashariki benshi cyane ntago bayizi, ariko niyi kampani ifasha abakinnyi ba sinema mu gutunganya amafilime n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Yagiye akoramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, imirimo myinshi igiye itandukanye. Ariko mu kuza kuyikoramo uyu mugore baramubwiye ati ngo ugomba gukora imirimo kuko uwayikoraga adahari, bamusimbuyeho gato. Tugarutse inyuma, umugabo we bitewe ngo n'idini rye yemera ko umugabo ari uwo gushaka amafaranga, umugore akicara mu rugo akarera abana ndetse akanita ku mugabo. Umugore yari yabyemeye rwose, ariko amuporopoza ko yajya gukora muri kampani ya musaza we. Umugabo we arabimwemerera. Aya mafaranga rero niyo yaje kuba ab'intandaro yo gusanga uyu mugore Gloria Isimbi mama we yaramutwaye umugabo. Mama we yamutwaye umugabo agifungurwa. Ubwo ndanyura mu nkuru nyenda nyicimbagura, ariko reka tuvuge uburyo ki yafunzwe.
yafunzwe ibyo 23,000. Umugabo yitwa Joseph amubwira ati zana kuri ya mafaranga, hari umuntu ushaka kuba nayaguriza kandi azayaduhereza ashyizeho n'inyungu. Umugore akagira inkeke akavuga ati byanga byakunda bishobora kuzagorana, kuko uyu mugabo yamubikije aya mafaranga mwene wabo. Aya mafaranga yakundaga kuyakenera